Turabashuje nanone mu izina rya Yesu Kristo twamamaza. Nshuti bakundwa b'umusaraba wa Kristo, umusaraba uhagaze. Impamvu z'umusaraba uhagaze nuko Yesu yawubambweho kandi akabambirwa ibyaha byacu. Yaraducunguye rero. Ikindi hariho imisaraba icuramye mu irindi, iyo misaraba ku bantu bajya mu rujya mu ijuru. Iyo ngiyo nyine ni imijyakuzimu. Ubwo rero nagira ngo tutangire dusenga Imana nkuko bisanzwe. Data wa twese uhoraho, turagushimiye cyane ko nanone ukomeje kuturinda. Umwanya tugarutsemo ijambo ryawe, ubane natwe ndetse n'ababyumva bafashwe n'iri jambo. Mwuka wera abane natwe kandi abantu bawe babashe gukomezwa n'iri jambo. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Yewe muvugana nkuko bisanzwe inshuti zanyu cyangwa se inshuti zacu bari hirya no hino mukunda kudukurikira. Imana ibaduhera umugisha cyane. Nkaba nitwa Uwimana Caritas ku batanzi, kuba dusanganywe nta kibazo, bakunda kunyita kandi Mama Janti. Nkaba ntuye ku Mugina, nkaba ndi umwadeperi, niho nsengera. Ubwo rero nkaba narakijijwe, nkaba n'ubundi dukomeje umurimo w'Imana muri ubu buryo bwo kwamamaza Yesu Kristo mu rwego rwagutse, mu rwego rutuma abantu benshi babasha kubikurikirana bagakira, abandi bagakizwa, abandi bagakomezwa. Rero turi muri iyo gahunda yo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu Ngoma za kabiri igice cya 35 umurongo wa 14. Titire y'ayo magambo iravuga ngo Abayuda bajyanwa i Babuloni ari imbohe. Kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga n'abanduza inzu y'Uwiteka yari yereje i Yerusalemu. Uwiteka Imana y'abasogokuruza ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare, igatuma kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ariko bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, bakageza ubwo Uwiteka yarakariye abantu be, uburakari ntibabona uko babukira. Turasoma nanone ijambo riboneka muri Zaburi y'137. Zaburi 137. Umurongo wa mbere haranditse ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitse inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmbira dute indirimbo z'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ni nkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu, nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ahandi. Imana idufashe cyane. Tugiye kuganira iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko Imana yashyize ku mutima wanjye riri kumfasha, nawe rigufashe. Nawe rigufashe kandi umwuka w'Imana atube hafi. Turi kuganira ku ijambo ryitwa ubunyage bwatewe n'umurimo w'Imana, aho dusomye tugasanga ngo abatambyi n'abakuru bose n'abantu bacumuraga ngo cyane. Iki gihe yenda kera dukizwa wasangaga ibyaha tubibarira mu bantu banywa inzoga, basinda, bakarwana, bakaraguza, bakicana, bakagira iki, tukumva ko abo ngabo ari abanyabyaha koko. Ariko ubu ibyaha byarinjiye, byinjira no mu nzu y'Imana, byinjira no mu batambyi nk'uko dusomye hano ngo abatambyi ngo bakuru bose n'abakurikiza kandi ngo abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga ngo cyane. Hariho ibihe bikomeye biri gutuma abantu bacumura, kugeza ubwo n'umuntu ashobora kuba ahagarariye abandi mu murimo w'Imana ariko akaba ari we ufite ibyaha byinshi kuruta abayoboye. Rero nubwo yakuyobora hari ibyaha akora wowe uzi, byigutesha urugendo, kuko Yesu azaza abaze buri wese ibyo yakoze.
wicika intege ucibwishijwe intege n'uwagukoresheje icyaha, kuko nabyo twagiye tubibona. Ugasanga abantu bari gukoresha intama ibyaha kandi ari abashumba. Ugasanga abantu bari kubangikanya abagore babo kandi afite uwo ariko akararakira uwo muri korari runaka kuko aririmba neza. Ugasanga umuntu ari gukora ibyaha kandi agakora n'umurimo w'Imana. Ngo hari bikabije gukora ibyaha cyane, ngo noneho gukora ibyo byaha bituma ngo abahanuzi b'Imana ngo babaseka cyane. Abahanuzi bahanura ibyayo ngo bakabaseka cyane biturutse ibyaha nyine byivangavanzemo. Noneho ngo basogokuruza ngo Uwiteka Imana ngo yabasogokuruza ikabatumaho ngo abahanuzi bayo. Abahanuzi bakahanura bababwira ngo nimwihane ibyaha, ngo noneho ngo abo bari kubwira bakabasekaho kugira ngo bihane. Aho kugira ngo bihane ngo bakabaseka cyane baterwe mwarasaze bana mwebwe mwataye umutwe. Ubwo si ibyo ngibyo uvuga ni ibiki? Ugasanga abantu benshi imibereho yabishingiye ku byaha. Imibereho igituma batari kwemera kwihana, imibereho yabishingiye ku kuriganya, imibereho yabishingiye mu kwiba abantu ku minzani, abandi bari imibereho yabishingiye kugurisha abantu. Abakobwa ugasanga barabagurisha ku byo bita ngo bya sugar daddy n'ibindi ngo bya sugar mami. Ugasanga abantu bigize abasherisheri b'ubugingo bw'intama z'Imana. Ugasanga kuba biryemo amafaranga menshi, umwuka w'Imana yatuma abahanuzi bakabaseka cyane. Uraseka ushobora kunseka yenda Imana intumye wawe cyangwa ikuntumyeho, ariko sinjye ubusetse n'Imana ubusetse. Kuvuga ko tuzavuga ibyo tubwiye kuvuga, ariko byose irihera byegeranya buriya izaza ntabwo izaceceka. Ibyo turi kuvuga twiyemeje no kuzabizira bibaye ngombwa, kuko nk'umwami wacu Yesu nawe yazize ibyaha byacu. Ntabwo rero niba umwuka w'Imana ntegetse kuvuga, kukubwira ikintumye cyangwa kukubwira ngo ihane, nta cyaha ngiye nkoze kuko numviye umwuka wera. Ariko uwo wanze kumvira araje nyine muzibonanira. Ngo nuko ngo ariko ngo bagashinyagurira ku murongo wa 16 ngo bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo, bakabaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka ngo yarakariye abo baturage cyangwa se abo banyabyaha. Kandi aba bantu bigaragara ko ngo bari abo mu nzu y'Imana. Aba bantu ntabwo bari abo mu kabari bisanzwe, nta nubwo bari abadafite ubwenge, bari abatambyi ngo batamba n'ibyaha, batambira umurimo w'Imana ibyaha. Noneho abo bahanuzi ngo bagenda ngo bababwira ngo nimwihane, ngo bakanabashinyagurira bakababwira ngo nimuturirimbire se za ndirimbo zanyu ngo nimuririmbe za ndirimbo twumve se. Ubwo rero murahanuye ngo nimugire vuba muvuge muvuye aha di. Ubwo si Imana natwe izadusanga. Ubundi si Imana twakoreye ntigire icyo tumarira. Ubwo uje kuvuga ngo twihane inzoga twinywera tukabona amafaranga, uje kutubwira ngo twihane kwenga inzoga kandi arizo zigurwa cyane. Ubwo si imitobe twarabicuruje ntiyagurwa, none turacuruza ibintu bisembuye akaba ari byo bigurira. None ntabwo rero ibyo ngibyo kuvuga ngo nitubireka sirana twabaho gute mwana? Reka nibyo biduha imibereho, nibyo bituma abana bacu biga, nibyo bituma turya neza. Ntabwo twabireka. Ngaho se nimuririmbe twumve. Ngo bakabashinyagurira we. Ngo nimuririmbe twumve se, ngo rya ngo muri abahanzi. Nimwongera muririmbe twumve. Nimuhanure twumve se. Ngo nimuvuge ndimi twumve. Ngo nimucuranga se twumve. Imana yabatumye nayo ye. Ngo bagaseka. Ngo bakabaseka, ariko nagira ngo ngutangarize ko Uwiteka yantumye kukubwira ngo ibyo yarabibonye. Yantumye ngo mubwire ngo gabanya ibyo bintu byo gusuzugura umwuka w'Imana n'abahanuzi bayo n'intumwa zayo yagutumyeho. Kuko no kujya mu nzu y'Imana warabiretse, warasengaga ntugisenga, urambirwa gutegereza amasezerano, urangije ushaka ukuntu nyine ushaka imibereho ngo Yesu yatinze kugusubiza. Ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo ahirwa uwihanganira umugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Kwihangana byarakunaniye, gukizwa birakunanira, ugeretseho no gutuka abahanuzi bayo ngo nibacurange. Dawidi rero ngo igihe kimwe hano muri Zaburi ijambo ryatubwiye ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira. Tukarira ngo twibutse indirimbo zaho, ibihe byiza twahagiriye. Ariko none i Babuloni, umwami w'i Babuloni ngo yatumye bamanika inanga, ngo umwami w'i Babuloni yatumye mbese bamera nkaho
bamera nk'inkoko zanyagiwe. Yatumye mbese nta jambo bafite muri iki gihe. Umwami w'i Babuloni yarabanyaze, kuko ngaha twasomye ngo abayuda ngo bajyanwe i Babuloni bari imbohe, bari mu magereza, bari bafunze, batemerwa gukora umurimo bisanzwe, batemerwa. Imana yanabatuma bakabaseka bati si ubwo bukene bwanyu ubundi iyo Mana itarabamaze ubukene muratubwira twihane gute, ahubwo muvuga tubaho udufaranga mwana mwebwe mwarasaze mwataye imitwe. Ati nimwongere muririmbe. I Babuloni ahangaha hatuma umuntu atongera kuririmba uko bisanzwe. I Babuloni ahangaha hatuma umuntu inanga acurangirwa Imana atabyemera. Urumva ni muri gereza, nta hantu utemerewe. Kubera iki? Kugushinja ibitari byo, kuguca intege, kuguha mu mwanya wo kuvuga Imana bitwaje icyo bari cyo. Ibyo byose byatumye umanika inanga, kuko ntabwo wakana umwanya ngo banawugure. Ni ahantu habi hashinyagurira abakozi b'Imana, ni ahantu habi. Kandi aba bantu babashinyagurira ari we mwami w'i Babuloni uyu nguyu, abameze nk'aho ari we nyine ufite ubuyobozi mu maboko. Abati jyani nta mwanya azavugira hehe, azakorera hehe se ko twumva bavuga ngo afite ngo yaguye mu byaha. Iyo Mana ubundi iyo Mana tuzareba, ariko tuzareba nuko bakambwira ati nimuturirimbire indirimbo z'iwanyu. Ubundi itorero ni rimwe mu moko ataramwe. Itorero ni ikintu kiri mu ibanga, ni ikintu ngo Bibiliya iravuga ngo azakoranya amoko, azakoranya amahanga, ngo amoko yose azamuborogera, ngo amahanga yose ngo azapfukama mu izina rye. Ntabwo rero bivuze ngo idini runaka ngo niryo rizabona ijuru gusa. Itorero riri mu ibanga rya Kristo. Rero nshingiye ku kuntu twebwe itorero ryacu dusengeramo ADPR, ntago rwose najya kuri kamera mu kitoze ngo njye mu bakomerezi nk'abandi yenda nishime ko hari ibyaha byahabaye na biriya byose biri kuvuga. Hari ibyabaye, hari n'ibitarabaye, ariko nyine abantu hari ahantu twaririmbiraga. Yewe iri torero narigiyemo nari umukatolika. Imana impamagara, nabonye ibyiza muri iri torero, nabonye Imana ivugana nanjye ngeze muri iri torero, nahawe umwuka wera ngeze muri iri torero rya ADPR, nakoze ubukwe Imana ivuganye nanjye muri iri torero, nabyaye abana imbwiye abana muri iri torero. Nagiye mbona Imana kugeza uyu munsi aho yambwiye ngo izatwagura, izaduha umugisha ndi muri iri torero. Iyi Imana ivuga, navuganye nandi muri n'uyu munsi turacyavuga. Ntago najya guhagarara hariya ngo mvuge ngo oya reka nkubwire, ntago giye najya mu bako. Ubundi iyo umuntu afite se na nyina, iso akambara ubusa n'urugero, cyangwa akitura hasi, wihutira kumwambika, wihutira gutuma abantu batamwota ngo barebe ubwambure bwe. Cyane naziraga abana kobwa banuza ba Loti ngo bamaze kumusindisha ngo yambaye ubusa, ngo basubira inyuma bagenda bamufubika batareba ubwambure bwe. Kirazira kureba ubwambure bwa so na nyoko, unanabimenye. None abona byanabaye uzatera umugongo ujyana umwenda ureba inyuma, umwambika utahareba. Niko byari bimeze. None wowe uri kwishimira, uri muri ADPR n'urugero nibyo mvuze, kuko byabaye byinshi hanze aho ngaho hasiba. Ariko kirababaje, niba wari sogongeye ukamenya, niba waravuganye n'Imana, niba warakoreye Imana, imigisha yose ufite barayihawe ari huri. Ni gute ushobora gufatanya n'abapagani cyangwa abisi gukomera ngo karabaye ngo byaracitse ngo ADPR si itorero rirahari? Ahubwo wowe bakizwa. Wenda twavuga ko ari idini nk'uko no mu Gatolika ari idini cyangwa se ari idini, ni amadini nyine, impuzamadini n'iki cyangwa se urugaga rw'amadini. Ariko itorero rye riri mu ibanga. Nta n'impamvu yo gucirana imanza cyangwa uvuze induru nkaho utigeze kuhagirira ibihe byiza. Nagira ngo mubwire ko igihe kizagera Imana ikagarura ibyajyanywe Babuloni. Ibintu byajyanywe Babuloni, umwami w'i Babuloni ari kutwishima hejuru. Umwami w'i Babuloni arahagurutse. Umwami w'i Babuloni yatubujije gucura. Umwami w'i Babuloni yatubujije kubyinira Imana. Umwami w'i Babuloni arashaka ko dukora ibyaha nk'uko i Babuloni bameze. Umwami w'i Babuloni arashaka ko turaguza. Umwami w'i Babuloni arahagurutse ngo aduce intege. Umwami w'i Babuloni ari gutuma mbese ari kutwishima hejuru nyine ngo Imana nyine yacu ngo twasuzuguranywe nayo. Ariko Imana irahari. Imana irimo, kandi Imana iri kumwe natwe. Nagira ngo nkwinginge wongere ukizwe kandi wongere usenge, kandi we gucibwa intege n'aya magambo y'umwami Babuloni n'ingabo ze. Aka karengane kariho ko kuvuga ngo
mwebwe byararangiye. Oya, ntabwo byarangiye. Imana turacyayumva, Imana turacyavugana, Imana turacyakorana, Imana irahari. Imana kandi iraje. Nagira ngo ngutangarize ko Imana ije uburyo ije kubigenza neza. Imana iraje ngo isubize abantu umwuka wera. Imana iraje ngo isubize abantu intwaro zabo bari bafite. Imana iraje, umwuka w'Imana yashyize kukubwira ngo Imana iraje igaruye ibyajyanywe ari iminyago. Imana iraje ibigoboteye mu maboko y'umwami w'i Babuloni. Imana irahari. Imana ya Isiraheli ntabwo yasinziriye. Imana ya Isiraheli, Imana dusenga ntabwo ari impumyi ngo inanirwe kureba. Imana yarebye ku karengane kose ko gutoteza abahanuzi bayo. Imana yarebye ku karengane kose katumye abantu barara barira bakirirwa barira. Imana iraje, Imana irahari. Nagira ngo ukomere nanjye nkomere, twikomeze. Mbese Pawulo yaranditse aravuga ngo ku by'umwuka ntitubibyangwe, ngo twikomeze tube abagabo nyabagabo. Wikwigirira nabi ngo uvuge ngo ndabiretse. Natwe turahari, turacyahamya Imana. Ahubwo hagarara neza kigabo. Nagira ngo dusenge Imana, kuko iri jambo numvaga riri kumfasha ubugingo bwanjye. Umwami w'i Babuloni amereye nabi abahanuzi. Umwami w'i Babuloni amereye nabi abaririmbyi. Umwami w'i Babuloni ari gutuma abantu bagwa. Umwami w'i Babuloni arashaka ko abantu basubira inyuma. Reka dusenge Imana rero kandi ukomere. Ariko umwami Imana araje. Imana yacu ije gusubiza ibintu mu buryo, ije kugarura abajyanyweho iminyago, babohewe muri gereza z'imibabaro n'amarira, muri gereza z'agasuzuguro n'igisuzuguriro. Imana ije kubishyiraho iherezo. Nagira ngo ngutangarize ko Imana ije gusubiza abantu umwuka wera banyazwe, bakanyagwa, bakajyanwa, bakabohwa. Imana ije kubabohwa. Niba ufashijwe n'iri jambo, hagarara wizere ko ije kukubohora kandi ije kugusubiza ibihe byawe wanyazwe. Ije kukugarurira ibihe byawe byo kubana n'Imana no gukorera Imana nk'uko wayikoreraga, kuko Uwiteka afite imbaraga n'umugambi ku itorero ryiwe. Imana iduhana umugisha. Data wa twese, mwene data na musaza wacu wumvise iri jambo, mushoboze kugarura mu mbaraga z'ijambo ryawe, kandi umwuka wera akomeze umurimo mu itorero ryawe. Urakoze kubyumvise kandi ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen.